Okay, ni ukuvuga hariho ikintu bita twari dutangiye tuvuga kuri none bago Afurika mbere yuko habaho imigabane ibyo habanje kubaho ikintu bita one single landmass. Earth was one single landmass and occupied by only one sea that was called Pangasa. Today is an ocean Pacific. That was the ocean Pacific Ocean. Urumva? Okay, uvuga ngo ni nayo tuzagira uvuga ngo isi yari igizwe n'umubumbe umwe witwaga Pangea. Noneho nyuma according to the tectonic effect, uvuga ngo tectonic effect abanje bita endogenic na exogenic process. Endogenic ni biberamo imbere biterwa na kiriya gikorwa cy'umubiri kiba muri kowa muri layer ya gatatu turutse hano ku butaka. Tuzi ko isi igizwe na layer eshatu. Iya mbere ni class, igakurikiraho mento, igakurikiraho kowa. Muri siyari na sima ziranuza ziba zira mashimike zibamo zira ari amabuye y'agaciro abamo. Siyari na sima ziba muri mento. Muri class habonekamo nta kintu haba hahinga bakanagira. Ni ukuvuga ngo kiriya gikoma kiba muri layer ya gatatu yitwa kowa. Urumva iriya y'igikoma cy'umuriro. Ntabwo kiriya gikoma cy'umuriro cyaje gutera ibirunga. Ni ukuvuga ngo cyarazamutse kijegezisi habaho ikintu bita umutingito. According to the ariko iyo uvuze umutingito uvugamo ziriya tectonic effect kare eshanu. Harimo warping, volcanicity ariyo y'ibirunga, hakabamo folding na warp na Africa. Urumva? Noneho ahangaha nibwo haje kuvuka icyo bita imigabane 6 continents, imigabane 6 ariyo bita Africa yaje hano hagati, hakaza icyo bita Asia yaje ahangaha mu bushe. Africa iri hagati. Bivuga ngo ugiye gushushanya isi Africa iri hagati. Bivuga ngo tugira hano kuri ruhande tugiraho umugabane hano w'i Burayi. Urumva anako Amerika, Amerika niba ahangaha. Hanyuma Afrika ikaza hano hasa n'ahari hagati. Hano hasi tukagiraho iyo bita Antarctica cyangwa se Oceania. Urumva hano tukagiraho Asia, hano hejuru tukagiraho Uburayi. Uburayi ariko bwaje kuyobora isi. Natwe tugiye kureba impamvu Uburayi bwayoboye. Ni ukuvuga ngo uko byagenze hano muri Afurika, hano twe dutuye, ariho twe ahangaha ho ubuzima bwari bworoshye. Umunyafurika yaravukaga agasanga wenda mu rugero n'imbuto. Umunyafurika n'impamvu yarahigaga. Urumva yamara guhiga akanagira ute akanashaka imbuto zimejeje. Noneho kubera umunyafurika yari afite opportunity zo kuba yagenda ahantu ejo bundi akagenda n'ahandi ziyejeje, ubwenge bwo gutekereza guhinga no kuzitubura ngo ntabwo yagize. Noneho n'ukuntu Afurika yari nziza, imvura n'izuba byarasimburanaga. Noneho yava no gusoroma imbuto izaje zinyanyagira mu nzira, ubutaha agashobora n'ubwo zarakuze zarabyaye izindi atigeze anahinga. Noneho umunyaburayi we inaha hazaga igihe cyitwa neige, ubukonje. Ntabwo muri ubwo bukonje bwamaraga amezi 6, mu mezi 12 yagize umwaka. Akaba aricyo bita neige. Urumva ubukonje ubutita. Urumva noneho mw'ayo mezi urumva imibereho yahitaga iba kumara ayo mezi. Abashoboye barahungaga ariko urumva ntibahunga bose. Noneho baje gutera bo n'imvura ntabwo yasimburaga neza ku buryo bo bagira n'amahirwe yo kuba byagira. Ni ukuvuga ngo bo iyo wageraga kuri Afurika yabonagaho Afurika ukuntu imibereho baradamaraye. Umunyaburayi we rero yaje gutekereza aravuga ariko ni gute twebwe twahangana n'ibi bintu.
yatangiye kuvuga ati rwari wishe inyamaswa bagahita akora ikoti ati y'amezi 6 nawe mbabarira ikoti ryahise ryiragamo bakaba batangira kubaka mu gihe twebwe iyo bwavubaga wahitaga wigira mu giti ukizamukira no hejuru mu giti bakabitata y'ibiti hejuru mu giti kinako bakibera mu giti nta kibazo urumva mu giheho icyo gihe cyageraga none bageraga n'igihe cy'izuba ukagira n'igihe cy'iki iyo gihe cy'izuba bagiraga amazi menshi za neji zatangiraga gushonga bakagira n'ibintu by'ibibazo by'imyuzure mbega ibibazo byara n'umugabane w'ibibazo niyo mpamvu kuba Afurika itaragize ubwenge ni uko buriya niyo mpamvu bakubwira ati n'umwana yereka ukuntu ashaka umugati apana kumwereka umugati uzaba umugize iki ikigo ngo uko ukurira mu bibazo ni uko umenya ubwenge byinshi ni nako bimugirira akamaro ibi byatumye batekereza amazu tw'ihanze tubatekereza bahita batangira uburyo bwo guhunika mu gihe twebwe niwe babivuze mu kanya wajyaga guhiga no kubizana wamara kubizana ukazasubira yari uko byashize nayo iyo byabaga birimo iyo byabaga birimo ariko umunyaburayi yahise avuga ati amezi 6 nzabaho niyo mpamvu ubu bagize ubwenge niyo mpamvu kwizigamira n'ubu iyo ushaka gutera imbere bahita bakubwira ati ibyo kwizigamira Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow, for now you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart, yeah, alright. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone. Igabane buri muntu azave hano azahana apana kuzagenda mu tugunganire mu bihugu tubishwaniramo uko barishwaniraga buri yarazaga na zahabu undi nawe akifuza kujya aho yarongeye bakabishwanira kuko bakubwira bakugwanira ati twe turajya mu bwato ati twe turajya Zambia bagenda babishwanira bategura inama ariyo bitwa inama n'ubwo babereye
iyo yiteraniyemo uburayi bwose bari kugabana bino bihugu byacu bya Afurika kugira ngo baze kubikorana aho rero tugaruka ku myaka ku misozi y'izina urumva kolonizasiyo ubu wabasha kubikora ko bazana hari ikintu bagamije mwuko kuza harabazaga bitwaje ijambo ry'Imana ko hari nk'umupasiteri wo muri South Africa archbishop umubishop itorero rya Anglikani yandika n'ibitabo rero yanditse gutangaza avuga ko Afurika yaraje umuzungu yaraje umunyaburayi atuzanira hanyuma yanditse mu bitabo byaravuga ati umuzungu yaraje atugisha ijambo ry'Imana aduha Bibiliya turahumuza duhumuka yatwaye isi duhumuke dusanga you have to be careful. You stay focused on Ubango ino Bibiliya umunyaburayi arayikoresha ikamuteza imbere niyo mpamvu hari igitabo cyitwa Business Secret of the Bible. Ubango ino Bibiliya iramutse yitwaye neza kuko ibyo Imana yandikisha hano bifasha umuntu kubaho neza no kugira ariko umunyaburayi akakwereka umurongo umwe cyangwa se nawe wajya gusoma ubiragoye uko umukiranutsi yakwishyira mu bwami bw'Imana ubona ko kumukira umukiri mugaragaye cyashyirwa mu bwami bw'Imana naho ngo bitakoro nuko Imana yakwishyira mu bwami ugasanga umuntu ntanasomye nka rero kontekste yabaye n'ukurikiraho ngasesero neza ako ngako bitataye ubwo agataha amafaranga atayari yayanze ubundi ibyo ubaye umuheza azuba amafaranga ubwo ntabwo uzabona ugomba kuyakunda twese ubwoba ibyo rero ntabwo aba ari sawa ni ukuvuga ngo wowe ugomba kugira icyo ugomba kwiga ijambo ry'Imana ukarisoma neza ugafata umwanya ugasoma Bibiliya ukumva icyo Imana yashakaga kuvuga nawe gupfa kugendera mu bihe kuko iriya Bibiliya ni nayo urugero nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihangange ku isi ariko nibo bamenya nabo bakirisitu bamenya Bibiliya barayikora niyo muri bari mu iteraniro bakaba baje ngo hari umukirisitu wabo wakunze kabaka n'igicuruzwa kuri interineti aragenda bagira bavuga bati bantu mushaka guhaha mu materaniro kuko natanga amatangazo ati mujye kugura kwa runaka abakirisitu wabo bakaba bagishishura ane mwebwe muzaba aho ngaho gusa mu gitabo bose urumva baba badakoze kandi nibyo byagakwiye mu by'ukuri muri bya teraniro harimo n'abakiriya kandi buriya gutya ntabwo Imana yakuganyira nk'uko wagize icyo wabusuhuza none se reka mubaze nanjye aho ngaho reka mubaze aho ngaho agiye akabivuga gutyo akabona abakiriya imbere y'Imana yabakoze icyaha agatanga n'icyacumi kamere agatanga icyacumi kuko aho ngaho udakora ko tuzakugarukaho nyuma akora imirambo ni ukuvuga ngo aho ngaho niho umunyaburayi yahereye ko amenya iki ubwenge burenze ubuvuga n'isano kuri uyu mugabane bitera struggle niyo mpamvu struggle makes you strong niyo mpamvu Amerika bagutse Amerika n'umuyobozi akenshi na kenshi uzasanga yitwaje ikintu yagiye kurangirana bari kuko bizera Imana ubundi kwizera Imana ntabwo bikubaho ahubwo izera Imana bigoye n'amafaranga wagwaye zabirwanya bazirambira ibiti barazizamutse zakanyarira
ibyo ngibyo nibyo ugomba kujyaho ugasenga Imana, ariko nako ubundi ntabwo wakwiye no kujyayo, ubundi Imana iratwumva aho ariho hose, ahubwo wowe dore icyo usabwa ni ikintu, fata umwanya wawe ukore ibyo ugomba gukora, ufate n'umwanya wo kwishimira mu byawe ufatire kugeraho. Niba wakoze nk'ikintu nka bizinesi kampani ukabona urayifata ukunze, waba ari umwanya ufata nk'uw'ingenzi uje ku Mana warakoze, urumva. Ariko ikindi gihe cyose kimara mu kazi ukora, then niba hari result ubonye, umusaruro ubonye, Imana iba yarabigizemo uruhare, kuko Imana ishinzwe, ubundi Imana ishinzwe nuko tugira ibintu dukora by'ubuhanga, kuko Imana ntabwo yaturemeye kubigira. Niba Imana ari umukozi w'umuhanga yaturemeye mu ishusho yayo, ikaduhereza ubwenge bw'ifite, byumvikana ko ibyo tugomba gukora bigomba kuba biri ku rwego niba yishakiye